umuntu umuhanzi itomba ko yataguririmbiraga pe oya ntabwo nakareka kumuririmba wapi ya saa moya se uya nabyitaga ntabwo ari ukuvuga ko ariyo nkunda just ubwo navuga no kuvuga niyo namumenyeho to ako already ntabwo nahise mvuga ndayikunze ya izi namba Hussein uyu mubera ari fresh ari red muri bedroom Here's pants turi kumwe abashaka tuje pelo o tiktoto hanyongoza fo bikambuza kuja church nakikoza kwaya bakandisha kuka bench esinyinywa matana yasimbuja kabia ni wambaza bibiri yasinyija kiriziya nabaye nk'umusinzi narinzi nuko zikora wallahi swingizi zanyica imana nibishaka nje nzarokoka akakadaje kazamitana imana nibishaka nje nzarokoka yeah man wagwani nuko mubizi turi kuzamura impano z'abahanzi bakiri bato abakona bakabizita sibyo n'uyu munsi bafitiye umupeti twabazaniye bamwita nde Namba Hussein Yawan wagwani yako ni poa ikaze kuri Wix TV kabisa murakoze cyane turakwakiriye wambaye neza ibisanzwe reka basi tubanze kuvuga style kawe sibyo for sure kanyo tufite tubateka tuheze umuntu atukubita imirongo okay here we go izi namba Hussein uyu mubera ari fresh ari red muri bedroom Here's pants turi kumwe abashaka tuje pelo o tiktoto hanyongoza fo bikambuza kuja church nakikoza kwaya bakandisha kuka bench esinyinywa matana yasimbuja kabia ni wambaza bibiri yasinyija kiriziya nabaye nk'umusinzi narinzi nuko zikora wallahi swingizi zanyica imana nibishaka nje nzarokoka akakadaje kazamitana imana nibishaka nje nzarokoka yeah man for sure Iwan ubu ngubu nukubatamo after bang mbatamo indi bang for sure naam kabisa merci Iwan yeah cause it's my first time to do it as interview yeah ni ibintu byiza nyine kuri ngewe ya numvaga ari ibintu bigomba kuba bisa neza ko ari n'ubwa mbere abantu bakabona ibintu ngiye gukora ubwa mbere ngiye gukora interview kuri Wix TV bakabona ko nsa neza ya abantu mutarakora subscribe kwa Namba Hussein umugeyo afite imirongo myiza ya umukore subscribe mu nashayeri sibyo birenze bya danger Hussein ufite indirimbo zingahe ya mfite indirimbo 3 video na audio yakuguye muri izo nyine ni indirimbo bita Vrema yarangoye bya danger mu buryo bw'amashusho habaye ikibazo cya economy yego cyane ikibazo cy'ubushobozi no kubona location ko numvaga nshaka gukora bore yanjye ya kabiri igomba kuba irenze ya mbere ya yageze aho irakorwa mfashijwemo n'umuhungu bita Dampi mushimira cyane Yohan Sariyot ya no director naam it's my talent yeah ntabwo nigeze niga umuziki naam
Okay, mvuka nturuka Kimisagara. Yeah. natwe tuzi ko abana bakimisagara bakunda kuvuga ngo ewa nyine bari capu Mm. cyangwa burara Mm. bacu umwana ngo ni kimisagara bana bavuga ngo kimwe nyine ntakizamuye kuba kuri wa kimisagara ewa bikakugonga Ya ntibijya bibura gusa nyine abantu baba batandukanye, ntabwo niba umwana umwe wa Kimisagara ari ikirara nanjye ngomba kuba ikirara. Wapi ngiyemo afite my behavior tu. noneho usenge aha ujemo urimo uraza muri uyu mwaka Yego. Oya. umaze igihe kingana gute 2 years. umaze imyaka ibiri ukaba ukoze indirimbo 3. muri zose iyo wakoze ukavuga uti indirimbo reka nyikore Mm. utiteguye izi leta ziri buvemo usanga rero yakunzwe cyane Niyo bita vraiment. vurema n'ubundi N'ubundi ni vraiment iranakundwa cyane. niyo wari udawe kapera Oya, iyo ngiyo ni icyashye nyine. Kapera kuri vraiment. Izi namba Hussein yeah. Shake booty tonight tugende uyu munsi karabima utuma nsumba dari nkaresha n'umunara w'i Paris. Holy pretty girl uyu munsi ni gahunda byacu ni mateka tubikore tudaparika tonight. Hoya ntuncokoze mbwirira mucomo nawe nankotoze zamuraga kanmaze nifotose. Hoya ntuncokoze mbwirira mucomo nawe nankotoze zamuraga kem nanjye nifotoze. Vraiment ntabwo nshaka kwikoma kwaje vraiment hey yeah vraiment nshaka turajyana vraiment ngora turakesha vraiment hey yeah vraiment wow yeah man kanamba Hussein yeah urasa neza man izi vibe vibe utaramureba wanze yeah man Rwanda ni mutabona umwana ufite n'umwana uri guhomba uri gusigara yeah man bafitiye byinshi kabisa dufite byinshi cyane. turimo turareba Petero arimo gukora ibintu bikomeye Diezdora niwe utwaye igihembo azamutse uyu mwaka Yeah. mu ndirimbo ze nawe nkeya nawe urumva gute kuri uriya mwaka nawe wahita uzamuka uvuga ati uyu mwaka kuva mu kwa mbere jyewe kuzageza muri uriya nanjye icyo ngicyo ya wadi nzayitwara icyo nsabwa urumva ni ugukora cyane nkabaha ibintu bifite karite. Yewe ni ugukora cyane icyo numva ngomba gukora kugira ngo ngere kuri urwo rwego nyine nanjye. ibi bintu bifatanya no kwiga cyangwa se kwiga wabaye wikunze cyangwa se warashoje wafata cyangwa kwikanga cyangwa se muri kaminuza Oya just narasoje kwiga nkomeza njya kwiga filmmaking. Byadanje. Merci. Yeah. gusa yewe umunyarwanda wese ari gusigara Ari gusigara kabisa kuko niko man yo nase ngo ubusitani ngo buragora pa ngo buragora ngo ufashe abana babaza umenye kuri uwo muhanda ngo ugahura n'ibindi bintu byinshi ubu ntabwo abana baratangira kukwihamagarira abana abana ari ibintu badindiza mu iterambere ryawe rijya mu bintu by'amaguci nyine ukumva hasigaye byadanje. Ibyo ngibyo ugomba kuba ubiretse nk'umunange uri kuzamuka nkafokasinga ku cyo nshaka. ubu abana kuri ayo ntabwo bitwa kandi ibyo ntabwo byabura. cyane uri kuvuga ati nyine urumva cyane abo ntabwo wakirya kuri abo bantu kuko baba bari gufasha cyane baguha n'izo nduza. Ntabwo numva kwirya ku muntu ari ibintu birenze tu muraciringa nyine gusa bitari closer cyane. uzo kuvuga ati reka ndirimbe no beat nyine sinavuga gutyo urabizi ko umuntu haba hari abaraperi aba R&B abajyana ibintu bigiye bitandukanye. Njye nisanze ndirimba R&B ndaririmba numva nyine biraceka. bose mu Rwanda uvuga gute ati umuhanzi reberaho gukora nk'ibyo cyangwa se nka Muremba nzi nyine kuba ubitekereza just uri kuvuga like nka role model. Rero buriya ibintu bya role model njye ntago mba nta role model nshaka kuko buriya role model aba ari umuntu ureberaho ukavuga ati biriya akora nshaka kubigeraho already urumva ko ngomba kuba muri inyuma.
njye mba nshaka kubarura umudo njyewe ubwanjye. uvuga ati gera kuza mu nda ariko Yego. umuntu w'umuhanzi ngo naze n'indirimbo ze sibyo ahubwo ndashaka kuzamukora nkamurenga wenda icyo gihe azaba yarashaje no kuvamo. Okay, umuntu mba numva fana yiwana Bruce Melody arabinkorera ya Melody ni wowe umudo wawe. Indirimbo Bruce Melody nakunze ya mbere nakunze iri ya saa moya. Nyine nkunda n'uburyo ari kugenda agenda afashamo abantu ya ahubwo ni wowe umudo wawe ufasha. mu kuririmba ibintu by'imyandikire ntago ari we pe. Ibyo biryo cyose rero cy'abanyamakuru umuntu wakubwiye umuntu umuhanzi utumva ko yahita kuririmbiraga pe. Oya ntabwo nakareka kumuririmba wapi. Ya saa moya se nabyitaga ntabwo ari ukuvuga ko ariyo nkunda just ubwo navuga no kuvuga niyo namumenyeho to ariko already ntabwo nahise mvuga ndayikunze ya byanze pe. Oya ibyo tubyihorere byo kuririmba. Indi ndirimbo yesi nta n'indirimbo ntabwo navuga indirimbo y'umuhanzi yifata mu mutwe ngo yiririmbe wapi sinzi byarananiye. Pa Kenny Solo arankoma imyandikire azigura. Oya ntabwo turahura gusa indirimbo yanditse ikavuga ati indirimbo ni nziza ni ubu urajyana ubwo nyikubwita umbwanye kuririmbire. Oya iyo ntabwo ndaririmba niba ari ibyo banze tubiritse. Ndi kuvuga indirimbo 3 hoya njye kuri stage ntabwo mba numva ko nakora bino bahanzi bakora akajya kuririmba indirimbo zasohotse. Uririmba imwe ukabatamo indi njyana. Ntacyo ibyo ntacyo byaba bitwaye. Oya muri abo bahanzi se ko byabaye ibisazi se. umve ko nta ndirimbo yabo zaba ziri koza mu mutwe. Ndazumva ariko nyine izo mfata ni nkeya. Imwe nziza twajya kwa King V. Okay. I send this song to my love. Mubazi byamuzamo nta kimataima ola TikTok azunguza bula shaka flow abayumva ari we misi wisi yo muri phone afite busy. Yari Black uwo mwartist after 2 weeks yakayoba karusha Knowless. Nihashimwe rugira utanga ubwenge bukora firita kuko utamuzi mu nzira wagira ngo nabiheragira wakoresha English nyinshi cyane muhuye ku rubuga kandi nimbobo ibaze kwa jarara kwa Kabuga ufite ikintu mura naziye yawan abantu bafite izina ngo kare kandi ejo uzaza kumwaka. Oya ejo ntabwo wamwaka kakora bukuntu. Nyine ibyo ngibyo nabyo bizagira igihe cyabyo. Kandi ubu muhuriye muri studio wajya mubwira ati indirimbo zawe narazifanaga uronse melody y'umwana w'umurebe Kenny Solo
ahangaha none se Mm. kumva ibintu by'urukundo ari byo bintu byiza cyane Mm. ibintu by'urukundo ko numva ari byo bintu uzi Ah. akana kanwa uvuga ati mfite debe Eh. akana gukunda muri iyi mihanda reka tuvunikane Mm. emo nyine Kuri iyo boro nshyashya se ewana bayita ibubu reka mbatera ga story kumbeba nkunda sana najya afata n'umuntu atabazi ngana ashima imana ye ahora nsengera amfata akaboko tujye dutembera ahora ashaka ko namwereka abajama ndetse na mama afite ukuntu yisa ni muwarakeye munarisa sinabeshyara neza sana sinarara namubonye yeye umutima uratera mpumpumpu namubona mitamba nk'ibubu baby we ni so funny go crazy atumamba nk'ibubu yeye umutima uratera nkayitamba nk'ibubu yawan for sure bayita ibubu yawan gendeye kuki just nyine uko wambajije ngo niba mfite umwana agendeye n'umukobwa nyine tu mbera twahuye nyine mbona nkunda byadanje bya niyo idea yavuye gukora ibubu oya ntago ari umukobwa nyine hari ukuntu nyine ubona umuntu agatuma igira challenge mu bitekerezo. Niwe cyavuye nyine bitewe n'ukuntu nyine yangize to. Turacyari kumwe. Cyane. Ntabwo gusa wamwanga turamukeneye cyane wana abantu bakurikira Wix TV abasaba bankurikirane platform zanjye IG ni Namba Hussein, YouTube ni Namba Hussein and also Facebook ni Namba Hussein. Aho turimo kugera ku musozo Yego kugira nyine ukuntu tugenza TV abantu batarayikurikira barasabwa iki ewana barasabwa kunyukira ku YouTube channel bakandikamo Wix TV show ewana bakabakurikirana. God bless you. Umuntu ufite impano wese agane Wix TV hanze rwose yikundirwa n'abanyarwanda cyane. impano turayishyigikiye n'abandi uzi ujye ubabwira atari wari umusheni bakorera cyane bashaka kuzamura impano z'abanyarwanda ewana cyo ni ikintu cyiza to icyo cyatuzanye dukomeze sibyo yaman kandi nyine ukomeze ku muziki uduhereze ku gihe ushobora kuduha umuziki mu nyuma y'amezi angahe after 2 months ngomba kubatamo. courage tu Merci. Ciao ciao.